Ariko se mada ko iki ngutera buri gihe n'ukuntu ngondagura ntajya mbona wirakaza ngo umene nk'ibintu cyangwa ngo usabe ubwanuke, ni ukuvuga ko ubasha kwihanganira iki ngutera cyangwa ariko njye nsukura ubwiherero. hari kuri ikigoryi wa mugore, ubu se iki ngutera n'ukuntu mpora nkudiha, urumva ibyo bihuriye ku kuntu ukoza ubwiherero? Wagiye ugira ubwenge. ariko njye nkoresha uburoso bwawe nsukura ubwiherero, nkoresha uburoso bwawe bw'amenyo. Look at you. Karibu mugabo mwiza, ndetse ko mbona utashye urakaye, byakugendekeye gute? Sheri byihorere nyine, nagize ikibazo muri ofisi niyo mpamvu tu. Wivuga ngo ufite ikibazo, ahubwo vuga ngo dufite ikibazo kuko ubu twarasezeranye. Mbese harya kandi koko nibyo sheri, nyine dufite ikibazo muri ofisi yacu. Dufite ikihe kibazo se mugabo mwiza? nyine ikibazo dufite ku kazi, sekreteri wacu adutwitiye inda nyine wo muri ofisi dukorana. What? Will you keep quiet?